bijyanye n'umuryango ni utangaza ko wabuze umuntu. Ariko mu rwego rw'igihugu kubera ko umuntu ari public figure yagobye kuba hari urwego rubitangaza. Jewe nababwira ko byanyorohera cyane kudefanda ko Kagame yapfuye kurusha kudefanda uko Kagame yabakiriho, kuko hari ibintu byinshi by'umurengera bigaragaza ko Kagame kuko ibiri gukorwa bitari normal, ibikorwa ibyo buri munsi, kurusha uko najya kudefanda turi muri ya hypothetique uko Kagame akiriho. Hari ibintu bike cyane wavugiraho ko Kagame akiriho. Avuga uti n'ubundi bati Kagame ko atagaragara, tunoya urumva se Kagame n'ubundi ntiyajyaga avugisha abaturage, bati kubera iki nduhungire nako ngire ntari usinya iyo deba ntago bajya bashaka no kuyijyamo, ntago bajya mu mategeko ngo barebe ni ryari premier ministre ubundi agomba gusinya.